yakwihoreye yakwihoreye ukagira ndagutsinda we nanjye ndagutimbura nanjye ndagutimbura ubundi gute nishyira amafaranga ari ukaza ugashaka kuyabona niyo kujya nigute mbyuka nkajya gushaka amafaranga Jesus wakigaba tuzanira amafaranga urana abandi so mwabajingana kwicara yo kwica nka kwica Messi operas mbega amafaranga amafaranga nyine ntabona biratangira kandi gusaba ndabona ndagutera nanjye nagutera iki ndabanje kurana ubundi wa mundi munsi mukajya ziba mbanze mvuga mukazajya muza mwitera mu bintu bitabareba umuntu abari gupfa umuntu n'ikindi kintu wowe kaza witanga haso mukajya mugendera ku bintu bitabareba yewe ihangane nyine uceceka ikibazo cyawe nta kundi byagenda shukura kenge muri matora Urashize none uri kubona amafaranga nayabonye kuko ntutara efari yanze nayanjye ni nanjye bunungu niyo yaranze aba yawe guteka nkubwiye karayanjye hani nanjye rero yaranze ni nariyo yanjye ubu ubonye duturuka ara epfo turi kumugira ngo buriya ni turimo turagenda buriya amakosi yose kwaka nanjye kureba amafaranga reba rero no kuvuga ngo guturukije ara epfo tuza turi mu gasiporo je kukwereka amafaranga nasize hano kugira ngo ndebe niba ari umuntu wayinze nayasizana byanereka amafaranga n'ikimenyimenyi ni ngewe wasize uri nowe mu gitondo ngiye mu kazi ngewe amafaranga ninjye wayishyiriye hano ndavuga ngo reka nyashyira hano ndebe koko niba muri muhanda ababajura none nsanze nabujura none nsanze niba nabajura ave buretse nyine ujya gufata iki nabajura bahari kandi genda umujura gira biratangiye ubushuti ndabushyira hasi ntimbura nubwo turi inshuti twaba inshuti ku mafaranga no biratangiye ubushuti bwanjye nane nabushyira hasi nkaguca ntukabone turi inshuti rero ngo ubushuti bwanjye buranditse amafaranga umuntu ajyamo ava mu rugo agiye gushaka amafaranga ukavuga ngo ngiye gute mva mu rugo nje gufata amafaranga nasize hano wowe ugashaka kumbuza kuyafata sije kuyafata message ko wagiye kwimuka ubu ngubu kuko niko umuntu akubita umuntu ndi kubita nkawe yo wifata ukambuza kwitoragura amafaranga nasize hano umwe niko tuziko nakunoba hanyuma sajya ntago nakora niko nakunoba nanjye nakunoba reka nora amafaranga yanjye njye narinje reka nora amafaranga yanjye nanjye njyaho narinje ko nanjye wayasize hano nyine wari wa bapana yo ngayo hanyuma se natura ndi mafaranga yanjye nese kumbwe ngiye gutora amafaranga tora amafaranga reka se biratangiye waretse ngifatira amafaranga buriya reka ngubwiye ni buriya nterese nijoro nabyutse ndatekereza ndavuga ati nta kuntu umuntu yapanga agashinga ko gufata inoti ya 5 akayishyira mu muhanda nakaza gupima igisambo kandi ndi kubona wajya usa n'igisambo utayakoraho rero nagufasha ubusuru bawe nawe yatora nde bivuge udakoze izo njabaza kuri ari amafaranga samugo ufite icyo kibazo ahubwo ufite icyo kibazo umuntu gutuma aba yifite stress nawe ukaza kongeraho izo ahubwo ukute njemba nifite ibibazo wowe ukaza kunyongerera ibindi bibazo mfasha amafaranga nkayashyira nkavuga ngo reka buriya no kutabiza amafaranga ntiyabona napanga ibintu ubundi kajya kandi napangiye ibintu byinshi ubu ngubu harimo indaya harimo udukingirizo harimo icyo kunywa nkuko ntuneshe yawe yanjye nyine hanyuma barasiza atari ngiye yafite shaka gabanya ubugore ndagusoma nandusha imbaraga umuntu aba yakwihoreye yakwihoreye ukagira ndagutsinda we nanjye ndagutimbura nanjye ndagutimbura ubundi gute nishyira amafaranga ari ukaza ugashaka kuyabona niyo kujya nigute mbyuka nkajya gushaka amafaranga Jesus wakigaba tuzanira amafaranga urana abandi so mwabajingana kwicara yo kwica nka kwica Messi operas ako biratangiye uko kagomba kansobanurira uburyo ki ngiye mushyira amafaranga hariya ukambuza kuyafata bikageza ahubwo bayatwara kwica nawe ubu se nakuntu twakurikira kara kagabo tukamukurikira mukura ndetse wamuhaye iki icyo nyine ni amafaranga niwo nteje umutwe kuva karutuma ntayafata none barayajyanye okay wahombye ndahomba reka tubyihanganire dusubire mu gasiporo buretse ureba ukareba ugasanga no asaba mugabo ufite icyo kibazo ahubwo ufite icyo kibazo wandekuye mpereza amafaranga yanjye nanjye mpereza amafaranga yanjye kandi ushobora kuba ufite ikibazo ahubwo ufite ikibazo aho njye wanyumvishe uretse ambari koti ngo n'uburyo ngo uceka nk'uwambire mu makuru aranje buriya rero ariko wowe buriya ufata ukamfata buriya rero naje gusanga buriya rero naje kureba nsanga muramenyera kandi muramenyera kuba ari nje kureba amafaranga nkayabura biratangira kunshaka ntukazajye uri kunshaka uri kunjya ninjye ukubise ntangiye kumenyera ndakuriza meza amafaranga ndagutera
n'undi munsi ntimukajye muza ziba mbanze mvuga ntimukazajye muza mwitera mu bintu bitabareba. Umuntu aba bari gupfa umuntu n'ikindi kintu wowe ukaza witanga asoma. Ntimukajye mugendera ku bintu bitabareba. yewe ihangane nyine uceceka ikibazo cyawe nta kundi byagenda. Shukura akenge muri matora.